sinzi buri muntu wese burya ashobora kureba gutekerezaho uko ashaka bitewe nyine nuko ameze ariko ngiye icyo wanakezaho cyose stili nyine mba ndinge naca kumura kanuka adonke mba ndinge nyine ubwo buri wese ibyo abona abibona ariko Nick nyine n'umuntu usanzwe nta bintu byataye harushaka kuvuga ati Nick kunangana banza yagira amahane aba mu muntu ni kamere nese umuntu agira akara. Yes, twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye utarakanda subscribe kandi akamenyetso k'umutuku kandi so subscribe kugira ngo uzajye ubona izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Murabizi ko buri munsi tugira akantu ko gukora vlog cyangwa se tugatembera umusitari duhuye nawe tugahita tumufata tukamubaza byinshi bitandukanye mu mwifuza kumenya. Ndabona Nick DIMPOZ arimo aza, reka tugende tumubaza byinshi muzi cyangwa se mutari muzi ku buzima bwe byinshi mugende mushyira amatsiko ariko utarakanda subscribe kandi akamenyetso ako ko ku ruhande kandi so subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Witukana niyo nzogera y'umutuku yitiza kugira ngo video dushyizeho nyine izajye uyibona mu buryo bwa notification. My name is Didas. Keep watching. Harutuntu wikora tukanyica tukamvunagura wifatira umutima bikambuza kujya gushaka undi baby girl washa moto ni wowe gusa nshaka. Yego washa arije kuvuga naje kuvuga ubwa India waka The ZOOM TV24. Uyu munsi murabizi ko tuba tugenda dutembera. Umunsi nagize amahirwe yo gutemberana nawe Nick nishimiye gutemberana nawe uyu munsi. Yabiryo. Meze neza cyane. Ariko ndabona ibana swaga ni swaga. Sha byahise ko ari kwa kundi nyine tu umuntu avuga ati kabateka imitwe nibisanzwe bwanwa itoto nito tatuwaje nyinshi wenda ubanza zifite n'igisobanuro ugomba kurya imicongo yacu tatuwaje zifite ubusobanuro harimo imigongo y'Ikinyarwanda harimo intare sobanura hanaho mbonye yanditse Aline Maid ya n'umuryango umugore n'umwana so rero biba bigiye Nick DIMPOZ so intare rero bisobanura byinshi sobanura umunsi w'amavuko wanjye sobanura kuba umuntu ari intore kuko ni twitwigiranye n'intare twambaye umugara cyane ni ikivugo cyanjye so rero uri intare ndi intare batinyo nicyo kivugo cyanjye ubundi kiravuga ngo ndi inshongoro ishenguza inkubito nkaba ingenzi n'ishobora kuba intwari intare batinyo nicyo kivugo rero byose mbamishyizeho abantu bajya bambaza ngo se ngo kwashyizeho ngo atatu ngo nago uzabyicuza oya nta kintu nyine nshyiraho nicuza byose bifite ubusobanuro. Nick DIMPOZ turi kumwe nk'umuhanzi ariko wenda abantu benshi bakumenyereye mu bintu bya filimi ariko no mu buhanzi umaze kugera kure kugira ngo wenda hugeze ubwo niko wahiteguraga niko wari uzi ko wenda uzabageze. Oya iyo muragiye kwinjira muri iki kibuga urakora ntago ubuze uko bimeze ariko turagerageza kuko ukomeza gushyiramo imbaraga ibintu wenda bigenda biba byiza kuko impamvu nuko umuntu aba abikora nabikunda rero ngiye mbikora mbikunze mbikora mbikunze kuko niyo ndi kumva muzike ubundi nyifata nka hari igice kimwe cy'ubuzima bwa muntu numva ari byiza. Kugira ngo Nick hari indirimbo yawe iri hanze shyashya kwanza ariyo tuvugaho gatoya indirimbo yawe shyashya iri hanze niyiye kujya wenda twinjire muri twatubazo twa TikTok indirimbo iri hanze ni indirimbo yitwa washa moto ni indirimbo yagiye hanze cyangwa ni ngo cana umuriro gatatu cyangwa inyegeza nuko inyegeza ariko ntago ari umuriro umwe waka agomba mvuga umukobwa tuba dukundana ko urukunda bankunda mutuntu tuba dukorana nyine nk'abantu bakundana amuga ati komeza nyine wenyegeze muratira kandi nabandi ubwo rero ni muri ubwo buryo nayise washa moto kaba ari indirimbo ubu ya gatanu. Waturimbiro gato wenda kugira ngo washa harutuntu wikora tukanyica tukamvunagura wifatira umutima bikambuza kujya gushaka undi baby girl washa moto ni wowe gusa nshaka. Yego washa arije kuvuga naje kuvuga ubwa India waka yes ni waka Nick DIMPOZ wenda gatoya unabikomboje uravuga ngo wawe yirimbye kubera wenda umukobwa bitewe n'urukundo umukobwa kuri Nick ni umuntu uvuze iki muri rusange Imana iza kurema wenda isi itagira abakobwa turatangiye kandi itagira abakobwa ntago nzi kunere kuba wenda imeze kuko wenda natwe ntitwaye kuba turiho niko mbitekereza Imana yabanje kurema umuhungu ariko nyine wenda twe iyo bavuze ngo wenda ngo
umugore yabyaye nubwo wenda akenshi ari haba hagize ibiba cyangwa bikagenda gute ariko umugore ni ubyara wenda twaba mu buryo bwo gutwita ariko ukavuga ko n'umugabo arabyara ariko itaza kubaho nanjye sinari kuzamenya wenda sinari kumenya uko biba bimeze rero umukobwa kuri ngewe ni ya umukobwa ni umuntu ukomeye kuri ngewe umukobwa mvuga ni umuntu wese w'igitsina gore so reka mbyite nk'umubyeyi umubyeyi ni umuntu ukomeye kuko baravunika baba bafite inshingano nyinshi mbese bafata nk'abantu b'ikitegererezo n'abantu bakomeye n'abantu bafite resistance ikaze ku buryo umuntu atabasha no kubyiyumvisha so rero barakomeye cyane mpereye no kuri mama wanjye izo naza mama ariko barangura mukunda cyane ari mu bantu ukunda cyane nanjye kuvuga ngo unasenga kuko bundi umuntu bakwiye no kumusenga yego mama ndamukunda cyane birushijeho ariko yego kuko bari mu bantu bamba hafi cyane mbese ni sheri wanjye wenda niki wenda iyo tutemberana gutya n'abastari batandukanye tugenda tubabaza utubazo twishi dutandukanye kugira ngo ku 10 niki wenda mu gutangira batubwira amazina yawe ababyeyi bakwise amazina yo kuramana nitwa Yanyuzemo aba naravuze tariki 11 z'ukwa gatanu umwaka ntawo mvuze kubera ikizo hagati ya tuvuga imyaka ibyo ni ibimenyetso ku bakobwa ubundi niyo mazina yanjye so Nick rero ni izina ry'ubuhanzi Dimpoz naryo ni izina ry'ubuhanzi Nick Dimpoz urumva ni nkuko wafata sinema n'umuziki ukabiteranya so kuko nagiye mbona kugira amazina menshi byacanga abafana banjye kwa ko usanga filimi naki nitwa Angelo nitwa Eric nitwa Frank none nawe bajya bamana nibagiye kubera filimi nyinshi umuntu aba yakinnye imyaka isaga 6 nakinnye mu filimi nyinshi cyane na nibuka nani nyuma ngo wakinnye izina nabyo nkabyibagirwa gusa nagize umugisha wo guhabwa igikombe muri 2016 cy'umukinnyi nyine ukunzwe kurusha abandi yego Nick wenda mu muhanda yuri kugenda nka gutya abantu bajya bakona kuri filime ubona bakwakiriye bati abantu banyakira neza ye rwose nta muntu abona unshihura banyakira neza kuko usanga kenshi n'abana babankunda n'ababyeyi babankunda hano singeze n'ababyeyi bakavuza umwana bacu baragukunda Nick uzaze kubasura so rero bimpa ingufu ko iyo ubona abantu bagukunze ni byiza hari icyo nawe wumva uri kwiyumvamo muri wowe burya nta nubwo ari kimwe nko kuba wabaho ufite abantu bakwanga wumva uri wenyine burya muri kamere muntu wumva ukonje Nick noneho dukomeze n'utubazo twacu Nick ukiga muri primaire ni utuhe tuntu wakunda gukora abantu bakatugukubitira wenda nkanjye kubyuka byaregwaga ari hatari kubyuka umubyeyi wese arakubyutsa kubyutsa ariko abana burya bose bitewe n'imyaka umuntu agenda kuri amagenda agira utuntu hari ushaka kubwira umwana uyu munsi hari bajya bapanga timetable bakavuga ati nimuva ku ishuri wenda murajya kuvoma nuva kuvoma uzukarabe so wenda mwarimu arabaje akwigisha ukore kuri diswari bareba amadevoir bareba iki noneho umwana rero burya akura afite ibindi bintu we yishakira wenda ukabushaka wenda kwimvira umuziki ukabashaka kwirebera filime ntiwakora wenda tidi wumva televiziyo icanye urumva utuntu twose bagenda badukubitira umwana ariko kwa mfite muri umuntu wanjye turutana umwaka n'igice kandi rwasanga ari ahubwo kinini munini cyane ahubwo we yavutse ari munini we yakuze ari munini ahubwo ngiye n'inkana ubu twarahitwa ugenda umuryamira so ngere no kubyibuha byarantunguye ntabwo nzi ko nzabyibuha ariko n'ikindi bakunda kudukubitira abana bakurikirana bakunda kurwana so ibyo rero mwararwanaga byatari kudasa n'abandi ngewe burya uzahabona ntabwo mbikunda ariko narakaye garuka muri societe Nick wenda uri umuhanzi ariko wenda ataza kuba umuhanzi tugiye mu nzego z'ubuyobozi wumva wari kuyobora nk'uruhe rwego kubera iki kuyobora byaterwa ntabwo njya mvuga ngo wenda ngo naba minisitiri cyangwa depite sinzi byari guterwa kuko ngikundira kubana ibintu byo kuyobora cyane ntabwo nka minisitiri wenda w'umuco se wenda nasubira cyangwa ahubwo wenda ahubwo uw'umuco kubera ko nyine umuco no uturanga tudafite umuco nta n'ikintu bavuga nyine agahugu katagira umuco nyine karacika rero iyo ubaye minisitiri nyine wibiranga nyine icyo gihugu biba ari sawa ko ubu nabirwanirira kimwe ariko nanone ko nabibamo nyine
bijyanye n'amadanse traditionnel. Okay, baturebera ara ko bikiri codinga yo hakagatara k'umutuku burya akaba bikiri kuri coding. Turamusuje umujimo we Mabra. Turamusuje. Ariko akomeje kuvuga ngo asana Imana. Byataye. Okay. Nick, hano kuri nosi y'Imana, Imana yagushizeho. Niki wemera kuri nosi kuvuga ati nubwo ntagize uruhare mu kurema iyi si ariko nkurikije ko Imana yabitekereje isi yayiremye neza. Nkunda ibintu bigira ikamvuga nk'ibintu bibiri. Cyambere nkunda ikirere. Nkunda ikirere ukuntu gisa. Nkunda amazi. So hari ibitangaza byinshi Imana yaremye. Kabisa ushobora kureba ukavuga ati iyi fenomene ushobora no kuyumva. Nawe ntawe uzisanzura aho rigarukira. Ariko kureba twese tukaraba amaguryo rwo. Ariko nkunda ikirere, nkunda amazi, bakundana na natira ahantu hateye ibiti, ahantu nyine umuntu ashobora kumva ameze neza, ubundi nkakunda amahoro. Nibyo bintu nikundira mu buzima bwawe. Okay. Nick umuntu yakwibaza ngo Nick afite umusheri cyangwa umugore? Nick n'umugabo wubatse. Nick amaze imyaka 6 yubatse. Ibibazo hari abakobwa benshi bakunda kukureba bagatanya kukureba mu ishusho y'uko uzapfuka mukabambika impeta. Yewe kandi batazi byararangiye umuntu yambika impeta rimwe. Byararangiye. Ubu umuntu abari mu zindi nshingano abari umugabo, so ugomba kwita ku muryango. Ubu noneho tubwire gatoya tujyane mu rugo rwawe. Nize mpinduka ubona zabaye nyuma yo gushaka. Iyo wicaye mu rugo nk'umupapa uba wumva utandukanye n'umusore wa kera na Nick wa kera. Ubundi urugo no umugisha. Urugo no umugisha. Niba uvuye mu buzima bwa gisore n'ubwo mu rugo babutandukanye kubera ko mu rugo ubana n'umugore kunguka umwana, so mufite imigisha. Hari ubuzima rwo burahinduka, imyitwarire irahinduka, ibitandukanye nyine niyo wari usanzwe ubamo. So rero kutagira umuryango nabyo biba ari ikibazo kuko umuntu aba agomba kugira inshingano, ukagira n'ibyo witaho, ukagira n'ibyo uvunikira nk'uko n'ababyeyi bakuvunikiye. Rero iyo ndi wanje mba numva mfite amahoro, mba numva nezerewe. Niki kigutungura cyane iyo kigera mu rugo, wenda tuvuga igeze mu rugo uvuye mu kazi wakoze ibitaramo byinshi ariko gishika mu rugo? Iyo ngishika mu rugo ikintu kintungura kinanshimisha ahubwo bivanze niyo ninjiye agapeti kanye kakaza kunyambira kuko anyumva nyine nkigira nko ku muryango kuko bagiye kuzuza imyaka 3 kagahungu kakaza kumpobera, so biranshimisha kuko nanjye mba shaka gutaha nyine mba munumva mukumbuye kuyangiye kumureba. Ujya wicara ukumva urahangetse kuba utari hafi n'umwana wawe? Byatari kabisa. Hari n'igihe ushobora kuba wicaye n'umukabo uri gusanya n'abantu ari kumvumbye nk'umwana, tuvuge ushobora kwirirwa umunsi wose wenda utari mu rugo n'umugore atari mu rugo, so ukavuga se n'umwana ni wenda ari kumwe n'umukozi ari kumwe n'icyo umwana ameze ati. So bya byose umuryango ugomba kubitekerezaho buri kanya. Nick wenda ni biki mu buzima busanzwe, ni biki wakundaga kujya ukiri umusore ariko wahagaritse kubera ko wabaye umupapa cyangwa se wenda utakibonera nk'umwanya? Shamusa kamubwiza ukuri ikintu biti kijumba sinakirya. Kamubwira kambikubwiza ukuri ibijumba narabiriye ahandi ukibona gutya ukiruka kumva narakuriye. Hari ubuzima umuntu yaciyemo burya umuntu wenda ashobora kubona umuntu wenda ahagaze gutya akavuga ati uriya muniga se uriya muniga kutagaragara se nk'umuntu waciye muri ubwo buzima bwo kuba wakwandikije. Ubuzima umuntu acamo ni ibihe umuntu acari ibihacamo, ariko hari naho none se reka mubwira hari ushobora kubona umukobwa mwiza cyangwa se umuntu mwiza ukabona ari kurira wenda afite ibibazo. Rero ibibazo biba bitandukanye nuko umuntu ase, biba bitandukanye burya cyane. So rero ikijuma narakiriye kugezaho nta handi n'inzoka icyumvisha umusa ndavuga ati iki kintu ashobora kongera nyine narakizinutse. Narakizinutse kuko ndabyibuka nigeze kuva muri interna ndwaye malari icyo gihe hari yakiriho ibintu bita mu diakine bya kera diakine zamenaga byadanje na bya kiri nibura byarangiza ngo rekanye kurwara mu rugo nsanga ari kijumba gikano uyu musi kimwe cyo gitogoje utonora n'isombe zitagira umunyu ndakireba nahise njya kurwara ku ishuri. Ubwo buzima ariko Nike umuwamubona inyuma abona atarabunyuzemo? birakaze ariko nyine simashaka nyine kubiye. Hari ubuzima ushobora gucamo ukumvura nahindutse bitewe n'ibyo yanyuzemo, ariko akenshi simashaka wenda no kubivugaho wenda ngo umuntu babishyire wenda mu itangazamakuru cyangwa iki, ariko nyine urabimedita muri wowe wenda arabumwa mufite mwabibanyemo, ariko none biba bikurimo kugira none binakwigisha. Ntabwo warangiza ukazamura amaboko ukazamura oya wisunyibutsa unyibukije blague ejo bundi uriya mukomedi yitwa Joshua yateye umuntu nyine umuntu akaza akinjira mu rusengero aparitse V8 wenda we waje n'amaguru ukumva wenda bateye nk'indirimbo ngo mana ngo uko naje ntiyaba ariko nta kwabona abantu bose nyine bafite ibibazo binga. So rero kuba umuntu yagira ibiki akagira ibiki n'andi byose usanga ari cyakintu kuko
agahinda cyangwa ibibazo umuntu afite byose buriya umutima ububizi. Hari abantu benshi uzabona da baba basa neza bafite n'amafaranga ariko ugasanga ingo nyinshi ugasanga umwe ataha hano ndagaca hano cyo gasaba umugabo ari nyine isi nyine turi mwisi kandi turi mu bibazo so nta namwe wakwapera ikibazo ruri mwisi kereka turi mu ijuru. Nick wenda tukiri kuri ibyo bintu ukomoje ku gace wenda tuba tugezeho ka motivation no kubwira abantu wenda ibintu bibakomeza cyangwa se amahame wowe ugendera ku buryo uvuga ati amahame yaramfashije mu bibazo nanyuzemo. Motivation yawe ni iyihe ku buryo umuntu nawe ashobora kuyumva akavuga ati nkurikije ibyo nanyuzemo ebana reka nshikame kabisa burya kugera kuri siko gupfa. Icyambere ngiye ngenderaho no kudacika intege. Kudacika intege kabisa. Kwa ko niba wumva wakora ikintu gikore. Wicika intege ngo abantu ngo bari konseka ngo ikintu ndabona nta gishobora wowe niba wumva ukiyumvamo wowe kora. Wikumva abantu baguca intege wowe kora kuko urugendo ufite ku isi sirgura afite ku isi. Cyo nkunda kubwira abantu twese kuri no dufite ubuzima tuzacamo. Dufite n'igihe buzarangirira. So rero igihe ugihumeka wicika intege kora. Kuko nudakora kandi nta nubaho nkundi nta nuharana wa mugano umugisha wundi cyangwa umuntu usanga wabaho nkundi ariko ikintu nabwira abantu ko tutazi iherezo ry'ubuzima bwacu igihe ukiriho bara n'abantu neza ukore urindi biguca intege basi wowe ukora ikintu wumva ko gishimishije umutima wawe hahandi ushobora kumva ati ngewe kwicara hariya hasi numva ari byo binejeje wowe ubanza kwanza winezeze muri wowe mbere yo kureba iby'abana so wumve nyine kubayeho nta kintu kikubangamiye waba uburaye wumve ko kuko byose ari umwarimu ugeze kutwicara tubwira ngo nuhura n'ikibazo ntukajye ugitaho umwanya n'ubona udafite igisubizo cyacyo kubera ko waratubwiye ati ujye ugifata ugende ugishyire muri miroir hano nk'iyo umuntu ari kwireba ushaka kwireba ukavuga ati ariko ukarinarira ukavuga ati nugaruka mu rugo kibwira ati ndakuzi ko hari nubwo ntafite uburenganzira nuko ntarabona uko ngusubiza ndakuzi ko ariko winesha umwanya kuko uragenda ukarwara umutwe ugasanga no uri kwiba ariko ikibazo ntigikemura so niba ntafite ubushobozi bwo gukemura ikibazo kihorera kubwira ati ndakuzi ko hari ariko sinshaka gutaho umwana urebe ibindi niko bimeze wenda Nick uri umunyarwanda ari proud uba wumva ubute bishimwe no kuba umunyarwanda ahubwo no warivana aho twaserera kubera ko kuba umunyarwanda hari n'abantu hanze bifuza kuba abanyarwanda ashaka kuba nationality so nge rero ni proud cyane kabisa kuba umunyarwanda umva umwe wo mu maraso ariko niki kigutera ishema kuvuga ati ndi mu gihugu cy'u Rwanda nubwo bamwe yajya bavuga ati rimwe na rimwe u Rwanda ariko rurakenye turashaka kujya i Burayi nyari ubuzima bwiza wewe niki kigutera ishema kuvuga ati ngende umunyarwanda mu proud icyambere nuko dufite igihugu cyiza turi kwiyubaka igihugu kiri gutera imbere abantu bose ubona ko bafungutse umutwe akushoboye gukora agakora kudashoboye gukora agakora so kuva rero ngo uhunze wenda ubukene wenda uvuye muri Afrika ugiye hanze reka wenda tuvuge ko ushobora gusanga wenda nakazi wenda hari utuzi twinshi ariko naho usanga abakene baho kuko kuri isi nta utabona umukene wenda ahubwo ubuzima nibwo butandukana ariko no kwiyadapta ariko ubuzima none se ntihari umuntu se uva mu cyaro sakaza wakoraga hano mu mujyi akagukorana agacuruzwa abone ejo ndakurenza akanakoreho bikakuyobera so rero ku isi nta kintu kiba kirenze kireka wenda itandukanye ry'ubuzima cyangwa ko ahantu hasa n'iterambere Nick wenda dusoza madamu wawe iki kintu mukundira kirenze ku buryo uvuga ati uko byagenda kose madamu nta cyadutandukanye so icyambere mukundira ko nkunda ikindi nkishimira ko yambyariye umwana burya ngiyewe nicyo kintu cyambere cyanshimishije maze gukora ubukwe no kureba umwana wanjye kivuga ko nagize n'amahirwe umubyeyi wanjye abyara nyine ndi muri salle d'operation warabikurikiranye byose uko ndimo ntabwo wasubwo wagiraga biriya twe kubivugaho kuko nanjye icyo kintu kubivugaho nikanga ko biba bikaze ababyeyi baraje batonganya bagana kuki mwatumye kwa ko byarihuse ku buryo nyine umuntu ataza kumanuka hepfo ngo agire ariko nibwo rero ubona ko ibintu biba bitoroshye nibwo utangira kubona ukavuga ati umugore n'umugore umubyeyi kumbi nyine ariko no kubona isura y'umwana akivuka so ukabona umwana wawe amaraso yawe kabona harimo n'isura yuzuye nta kintu gishimisha mu buzima cyaruta icyo ntacyo Nick dusoza abafana bawe arabagukunda cyane mu bice bitandukanye abagukunda mu muziki abagukunda mu ndirimbo abafana bawe abafana banjye rero ubu umufana kuri Nick umufana wavuze iki ubu umufana ni boss ngiye nubaha umufana kurusha ibindi bintu byose kubera ko ibikorwa twe dukora tudafite abafana ntacyo bya bitumariye iyo ukoze igikorwa ukabona akazi babakunzi bawe nibo baguha akazi ngiye rero ntago ngiye ngira ibintu byo kunena ngo umufana
cyangwa umuntu aguca ngo gusuze ngo nuko ngo kwita ngo umusitari ngo wigire wa danje nta kintu bimaze, n'ibintu byo kwikomeza nta kintu bimaze, kuko urikomeza mu gitondo ugasanga uracyari kimwe na wa wundi wenda hari abafana wenda barengera, umuntu agashaka kurengera ariko ukagira nawe uburyo ugomba kuvugana nawe, ariko umufana ni umuntu w'agaciro, umufana ni umuntu w'agaciro cyane, nanabashimira kandi rwose abafana banjye, abafana b'umuziki muri rusange, abafana ba sinema nyarwanda muri rusange, mbese abafana b'abahanzi bose muri rusange, kubera ko tutabafite ntacyo twagiraho. Reka rero mbasabe ngo ibyo dukora mudufashe mujye mutugira inama, aho mubona tudakora ibintu byiza mutubwira ati ako ni hari bakwiye gusora kino kintu, ejo ndi byiza tukabasha gukora wenda ibinyira imitima y'abantu bose, kugira ngo babafana babashe nyine kuba benshi tubashe kubabona. Izo nama zabo twe tuba tuzikeneye kuko turazakira. Kindi Imana ibahumugisha. Ariko wenda ni iyo mwicaye muri gukina filime, wenda tuvuge muri Maid ninde cyangwa abandi bakinnyi mwese mwicaranye abakinnyi mukina filime, ninde muntu bumva gorora iruhande wenda bitewe n'ukuntu wenda gutera courage cyangwa se yawirirwa gusetsa cyane, tubwire nk'umuntu muri filime rero biba bitandukanye, kubera ko umwanya wo guseka abari muke, ahubwo museka nyine muri mu gikorwa, ahubwo umuntu nyine ubuguhora hafi abari nka director wawe umukubwa ati ibikoze ntago ari byo, buriya wasomye kutabikoze cyangwa ukagomba guhindukira ntago ariko tuba turi muri zo stress, ahubwo wenda kwa kubyica kwa guseka niho umuntu asekera, kubera ko kugira ngo uzaba uri imbere ya kamera ujye no kuvugana n'umuntu wo ku ruhande biba bigoye, kuko telefone babazi kwatse ibintu byose uba winjiye mu kazi, ubwo nta kintu kiba kirenze, gusa buriya mama wacu ajya dushimisha muri Maid. Mama wacu buriya arasetsa cyane, mukecuru n'umuhanga cyane, arasetsa cyane, abandi mbati barasetsa, mbese groupe yose ibiryoshye bari nziza, hari n'ababa bari inyuma ya kamera, abafite ibyuma, mbese groupe yose iba ari nziza, kuko rero bitewe n'akazi umuntu aba agenda akora gatandukanye, ushobora kuva muri groupe ejo ugasanga uri mu yindi, ariko abakinnyi muri rusange bose n'abana beza byane. Ako ubuzima bw'abasitari ubanza bugoye cyangwa busabana kwitwararika rimwe na rimwe, Nick iyo wenda yo wakinanye n'umukobwa akabaho kumwegera cyane cyangwa se kumusoma, sinzi wenda banza nta bindi bintu bakingaho, nta kintu wenda madama byakira gute, ntago wumva wenda harimo akantu ko kuvuga ati ibintu ntago bagakwiye kubikora? Oya, ntago umuntu arakina ariko aba afite n'inshingano, kuko mu Rwanda dufite umuco utatwemerera kuba twakora ibyo nyine twumva twishakiye, hari umuco utatwemera, rero ntago bavuga ngo barakinga cyangwa uvuga ngo gukina filime no kuryamana cyangwa gusomana, ndetse nuko guhuza n'umukobwa umunwa muri imbere ya kamera atari na byiza, kwa ko ubu ufite kereka wenda ndi umusore ko nakumva yuko ntacyo wenda bimbwiye, ariko ifite umuryango ntago biba ari byiza, kandi none filime nta nubwo ari kuryamana no gusomana gusa, ahubwo aba ari message nyinshi wenda umuntu agenda atanga. Rero madamu nta kibazo bigira ko nari artiste, araririmba arabyina, ni kimwe nuko no mu guhamiriza iyo turi kora mix turi kumwe n'umukobwa mukikaraga mukajya gute, ntago rero bivuga ko ari wowe, ahubwo njyewe manu wo mu rugo mba navuye nyine muri manu nkajya gukina ubuzima bwo muri Nick cyane, urumva rero Nick aba undi muntu utandukanye na manu wo hanze, urumva rero ubwo buzima bwose umuntu agerageza nyine kubukina, ejo ukava muri uyu ugakina ubuzima bw'uyu kandi ukabukina nk'undi muntu. Ejo rero nidura ndi gukina nasaze nisiza amashasha n'amavoka no zavuge mba ndi mu kazi, mba ndi gushaka Nick ngo yabaye iki ariko ngo yabaye iki. Yes, tugushimire cyane Nick ku mwanya wawe duhaye, mu kanya tuba tugenda dutembera n'abastar, ntabwo babyoroshye kubabona hano hanze biba bikaze, ariko murakoze cyane. Yes, tugushimire cyane Nick, twatemberanye hano mu bice byinshi bitandukanye, agiye tuganira byinshi ku buzima bwe, ibyo akunda, ibyo yanga, uko abantu benshi bamutekereza, ariko se wenda Nick ni iki umuntu wenda akubonye gutya ashobora kugutekerezaho kandi kitari cyo? Sinzi, buri muntu wese burya ashobora kureba gutekerezaho uko ashaka bitewe nyine nuko ameze, ariko ngiye cyo wanakerezaho cyose stili nyine mba ndinge naca kumura kanuka adonke mba ndinge nyine, ubwo buri wese ibyo abona abibona, ariko Nick nyine n'umuntu usanzwe nta bintu byataye. Harushobora kuvuga ati Nick kunangana banza yagira amahane? Amahane aba mu muntu ni kamere, nese umuntu agira akara, ahubwo tugenda turutanwa nyine bitewe no gushotoye cyangwa, ariko abantu bose cyangwa bitewe n'umutima nama, ariko nta muntu utarakara, nta muntu utagira amahane, ntazagera utubeshya nawe kabisa. Yes, kabisa tumushimire cyane Nick DIMPOZ, ni umukinnyi wa filime ariko kandi nanone akaba umuhanzi, umustar ukomeye cyane. My name is Didas, keep watching, keep subscribing. Nick, wakoze? Merci beaucoup. Ni byiza cyane kabisa.
nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.